Makuru agezweho bano musengere witwa Anita Pendo. Anita Pendo arwariye mu bitaro bya Horrible Medical Clinic. Uyu munyamakuru Anita Pendo uzwi mu itangazamakuru no mu bitaramo bikomeye mu Rwanda ari kwifuriza mu bitaro bya Horrible Medical Clinic aho yageze kuwa 24 Werurwe 2025 kubera uburwayi. Anita Pendo yemeje ko amaze iminsi arwariye mu bitaro ariko akaba afite icyizere cyo gukira. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu wo ku gihe Emikinege yagize ati rero nibyo maze kwa muganga iminsi kuko nahageze kuwa 24 Werurwe 2025 nkurikije uko ibiri ubu ngubu byibuza biri kuza hari icyizere ko ndi bukire. Uyu mubyeyi w'abana babiri ntiyifuje gutangaza byinshi ku burwayi bwe, gusa yemeza ko ari kugenda yoroherwa ndetse ko vuba aha ashobora gusezererwa. Anita Pendo rero yatangiye gukora kuri Kiss FM ku wa 6 Nzeri 2024 aho akorana na Rusine mu kiganiro cya mu gitondo breakfast. Mbere yo kuhajya akaba yari amaze imyaka 10 akorera kuri RBA, aho yamamaye mu biganiro nka Magic Morning, Friday Fright ndetse na The Jam. Uretse kuba umunyamakuru, Anita Pendo azwi nk'umwe mu ba DJ bakomeye mu Rwanda ndetse n'umuyobozi w'ibitaramo bikomeye. Kugeza ubu abakunzi be bamwifuriza gukira vuba ndetse no gusubira mu kazi ke asanzwe akora. Natwe rero reka tuvuge tuti nakire vuba, agaruke muri sosiyete kuko iramukeneye. Kuri ya makuru agezweho n'ubundi reka dukomereze kuri ino nkuru n'ubundi yo mu karere ka Nyamasheke isa nkaho idasanzwe. Inkuru idasanzwe kabisa. Inkuru igira iti umukecuru yagiye gusura mugenzi we, agezeyo agwa mu cyobo gifata amazi arapfa. Nyiragasigwa Florida w'imyaka 80 wari utuye mu mudugudu wa Busasamana, akagari ka Shangi, umurenge wa Shangi, akarere ka Nyamasheke, ubwo yari avuye kwivuza ku ivuriro ry'ibanze rya Shangi, yagiye gusura mugenzi we Mukamusengo Everiane w'imyaka 85 mu mudugudu wa Taba muri aka kagari ka Shangi nyine. Agezeyo anyerera ku cyobo cyaho gifata amazi agwamo arapfa. Mukanubaha Jacqueline umukobwa wa Mukamusengo yabwiye Imvaho Nshya ko icyo cyobo cyari gicukuwe vuba mu gikari cy'iwabo aricyo gifata amazi y'imvura yakoreshwaga mu guhoma inzu y'uyu mukecuru, kinakurwamo urwondo rwo kuyihoma, kinafata amazi aturutse ku nzu ye ngo atangiriza abaturanyi be. Gifite hafi metero n'igice cy'ubujyakuzimu. Rero uwabasuraga yakinyereyemo agwamo acuramye arapfa. Ntibabimenya kuko bari bari mu nzu. Ati hari mu masaa 9 z'igicamunsi zo kuwa 2 tariki 25 Werurwe 2025 njye na mukecuru wanjye mama n'uwakuraga urwondo n'amazi muri icyo cyobo byo kumuhomera yarasize atagipfundikiye. Turi kurya nari naje nanjye gusura umukecuru kuko ntuye mu majyepfo, ntuye hepfo yayo. Yakomeje agira ati rero turi mu nzu turya ntumvise akana kanjye k'imyaka 2 kari hanze kuri icyo cyobo karira cyane kanze kuhava. Nsohotse nkareba ngo kitagwamo, mbona umuntu waguyemo acuramye sinamumenya, mpita mvuza induru ntabaza. Abajyaga mu nteko y'abaturage baradutabara, bamukuyemo dusanga n'uwo mukecuru kuko yari inshuti cyane ya mama, barasuranaga buri gihe. Avuga ko ubuyobozi, umuryango wa nyakwigendera n'inzego z'umutekano bahise bahagera, umuryango we uramucyura ngo ashyingurwe. Yavuze ko bahaboneye isomo ryo guhora bapfundikira kuko yatinda gato n'ako kana kari kagwamo gakurikiye uwo mukecuru. Hategekimana rero Theodore wo mu mudugudu wa Taba icyo cyobo cyari kirimo avuga ko cyari mu gikari. Umukecuru ntiyagikatira ngo anyure iruhande kitarimo.
akinyereraho agwamo acuritse umutwe arapfa. Ati abayobozi bahise bahagera batugira inama yo kugipfundikira kuko kinafata amazi y'imvura ava ku nzu y'uyu mukecuru ngo atangiriza abaturanyi be kugira ngo kitazagera n'undi gihitana. Yongeyeho ati twakuye isomo rikomeye ryo kugenzura umudugudu wose niba nta bindi byobo nk'ibyo bidapfundikiye bihari, cyane cyane ko hari n'abandi babicukura bibwira ko ari bito nta kibazo byatera, ariko ko hashobora kubaho uburangare n'abana bato bakabigwamo bikabahitana. Umunyamabanga nshingwabikorwa rero n'umurenge wa Shangi Mukamusabyimana Marie Jeanne yavuze ko urwo rupfu rutunguranye rwababaje cyane, asaba buri wese ufite icyobo gifata amazi kugipfundikira. Turasaba buri wese ufite icyobo gifata amazi iwe kugipfundikira kuko nka kiriya iyo kiba gipfundikiye uriya mukecuru ataba yasize ubuzima. Avuga ko bagiye kugenda mu ngo zose muri buri mudugudu bareba ko nta byobo nk'ibyo bihari, niba bihari ababifite babipfundikire cyangwa babifunge kugira ngo batazongera guteza impanuka nk'izo zivamo urupfu. Bandi mwakire mu bayo rero. Reka dusoreze ahubwo kuri no nkuru igira iti Riek Machar yatawe muri yombi. Inzego z'umutekano za Sudani y'Epfo zaraye zitaye muri yombi visi perezida wa mbere w'iki gihugu Riek Machar. Amakuru itabwa muri yombi y'uyu mugabo yemejwe na Parmay Deng usanzwe ari umuvugizi w'ishyaka rye rya SPLM-IO rya Riek. Itangazamakuru byinshi byo muri Sudani y'Epfo byasubiyemo amagambo ye avuga ko Riek Machar yafungiye iwe mu rugo i Juba kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu tariki ya 26 Werurwe. Aya makuru kandi yanemejwe n'abari mu muryango w'abibumbye biciye mu butumwa bwawo bwo kugarura amahoro muri Sudani y'Epfo UNAMIS. UNAMIS mu itangazo yasohoye yavuze ko abategetsi ba Sudani y'Epfo begereye cyane kwinjira mu ntambara yeruye cyangwa kugarura igihugu mu mahoro na demokarasi, isaba impande zihanganye kwifatanya no gushyigikira amasezerano y'amahoro yemeranyijwe muri 2018. Ubu butumwa bwunzemo ko ibyo nibidakorwa Sudani y'Epfo ishobora gusubira mu ntambara itazasenya Sudani y'Epfo ahubwo izanagira ingaruka ku karere kose. Umwuka mubi rero wadutse hagati ya Riek Machar na Perezida Salva Kiir mu kwezi gushize nyuma y'uko uyu wa kabiri yari amaze kwirukana anasimbuza ba visi perezida babiri hamwe n'umukuru w'urwego rushinzwe umutekano n'ubutasi mu gihugu bose bo ku ruhande rwa Machar. Ni umwuka mubi wanateje imirwano yasakiranyije ingabo za leta n'inyeshyamba bisanzwe bizwi ko ziri ku ruhande rwa Machar. Ni imirwano yabereye mu mujyi wa Nasir mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Sudani y'Epfo. Ubushyamirane Juba mu murwa mukuru bwafashe indi ntera ubwo muri uku kwezi bamwe mu baminisitiri n'abakuru mu gisirikare bo ku ruhande rwa Machar batabwaga muri yombi. Amakuru atandukanye avuga ko Salva Kiir afite impungenge ko umukeba we Riek Machar yaba ashaka kumwirika ku butegetsi, byatumye yitabaza ingabo za Uganda ngo zimufashe guhangana n'uriya mu visi perezida we. Hangaha tuyasoreje rero mbabwira ngo mukande subscribe nyamuneka kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru agezweho hano uko channel yitwa, kandi muyabonere ku gihe, kandi like ndetse mutange n'ibitekerezo byanyu, mukomeze mugire byiza cyane. Bye bye.